dukurikirane kuri channel Mr. Pato. Unasharinge inshuti zawe n'ahantu hose, bityo tumenyekane. Like na comment ntubyibagirwe, aho ukazogera aho kuri like, aho kuri comment, aho kuri subscribe. murakoze cyane. Salama Mr. Pato. Yes Kiduki. Ni fresh kabisa. Twongeye turahura. Nubundi nakazi tu. Nakagaruka. Nkuko mubibona rero, nkuko mubibona amazina yanjye ni Mr. Pato kuri YouTube channel. Twongeye kubasuhuza nshuti mudukunda ndetse munadukurikirana kuri YouTube channel yacu, aho twabagezagaho comedy, aho twabagezagaho filime zitandukanye, indirimbo mu mpano zacu, aho tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye kandi byiza kandi biryoshye. Ngira ngo rero inshuti zacu, bafana bacu, abakunze kudukurikirana kuri YouTube channel Mr. Pato, nabanzaga kubibutsa ko wakora subscribe kuri YouTube channel, ugakora share ndetse ugashyiraho na comment na like. Ntucikwe rero kuri channel ya Mr. Pato. Ikinzanye rero nkabanzanye na Kiduke nkuko mutuzi muri comedy, Kiduke comedy. Ntabwo twabatereranye, tuje kubabwira yuko nkuko mwadusabye yuko twajya tubagezaho n'udufilime dutandukanye. Igitekerezo cyanyu twaracyumvishe kandi dusanganiye inyamibwa, dufata umwanzuro rero uko tugomba kubategurira filime iryoshye. Aha rero twabazaniye filime yitwa Ibibera mu rugo. Ibibera mu rugo ni byinshi namwe murabizi. Aha rero twatuje kubabwira yuko twari tumaze igihe tudakora, twari tumaze igihe tutabagezaho ibyiza, nkuko abakoze subscribe bakomezaga kutubwira muri comment bati mwagiye he ko mutagikora, byagenze bite? Umuntu rero ntago ajya buri imbogamizi mu buzima busanzwe tubamo, duhura n'ibibazo bitandukanye, tugahura n'imbogamizi zishobora kutubera inzitizi zo kudakora, ariko twagira ngo tubamare impungenge, tunababwire yuko twagarutse kuri Mr. Pato, aho ukora subscribe, like, ugakora share ndetse ukabasha kudukurikirana. Ubu rero icyo turi kubategurira, njyewe Mr. Pato ndetse na Kiduke, turi kubategurira filime nziza yitwa Ibibera mu rugo, nkuko Kiduke araza kubabwira akanabasobanurira ibibera mu rugo, bikaba biri buze kubatera amatsiko yo kudukurikirana. Aha rero nagira ngo mbabwire ko bafana bacu, inshuti zacu, abadukurikirana kuri YouTube channel, twagarutse nubwo twari tumaze igihe twarabakonjesheje, ariko burya ngo ugiye gusimbuka asubira inyuma, hanyuma rero uwasubiye inyuma niwe uza agasimbuka aharehare. Yes, ndagira ngo rero nkomeze mbibutse, hari abantu benshi bajya badusacinga ndetse ntibabashe kuba batubona ko baba babashije kwandika amazina ya channel nabi. Ndagira ngo mbasobanurire uko wakwandika Mr. Pato. Mr. Pato rero wandika inyuguti ya M, ugashyiraho R ngufi, ugashyiraho akadomo, ukandika inyuguti ya P, ugashyiraho inyajwi ya A, ugashyiraho inyuguti ya T, ukongeraho indi T ya kabiri, ugashyiraho O. Ngira ngo nongere mbisubiremo. Abantu basacinga Mr. Pato bakatubwira ko batari kutubona, wandika inyuguti ya M nkuru na R ngufi ntoya, ukashyiraho akadomo, ukandika P na T ebyiri na O. Aho rero urahita ubona channel yacu Mr. Pato. Turagusaba gukora subscribe, kudusharinga, kuduha like, comment. Ibitekerezo ni ingenzi. Iyo uduhaye igitekerezo biba ari ibintu by'ingenzi, aba ari inkunga ikomeye cyane. Okay rero twagira ngo Kiduke nawe agira icyo abagezaho. Nanabibutsa yuko muri filime Ibibera mu rugo hari abari bamenyereye kuri macanire, ariko nkuko filime zigenda zitandukana, umuntu ahindura amazina bitewe na filime turi gukora. Muri filime nagarutse nitwa Kapote. Ndagira ngo rero mbahe umukoro wo kwibaza impamvu mu Bibera mu rugo nagarutse nitwa Kapote. Hari abatangiye kumbwira ngo kuki witiranwe na Prudence, kuki wafashe izina rya Prudence. Okay, kugira ngo rero usobanukirwe Ibibera mu rugo, nuko ugomba kuyikurikirana muri iki cyumweru. Ibibera mu rugo muri iki cyumweru ni amasaha makeya,
ikaba irasohotse kuri channel yacu Mr Pato. Okay, Kiduke yabaganiza akantu gato akabasobanurira ubusobanuro bw'ibera mu rugo akabatera amatsiko ya bafana bacu ntakunda amatsiko yazashira no gukurikirana channel yacu mwaye mutumenyereye muri comedians none ubu tukaba twinjiye muri sinema mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Murabizi ko sinema ni inyigisho dutanga ku bafana bacu kandi ikindi tugomba gushimisha abafana tukabaha ibyo tugomba namwe mukaduha ibyo mutugomba. Ibyo mutugomba ni subscribe ndetse n'ibindi bisabwa aho hasi murabona utwo tuzogera n'ibindi bisabwa, hanyuma ukora ibigusabwa natwe tuguha ibyo tukugomba. Kandi ikindi muri filime yacu ibibera mu rugo ni uburyohe nongere ngo ni uburyohe. Impamvu mvuze ngo ni uburyohe bya bindi byose mwari musanzwe muzi mu rugo tugiye kubishyira hanze mu buhanzi bwacu, mu mukino wacu ndetse muri film nyarwanda. Ni inyigisho duha abanyarwanda, utazambana nambaye indi sura ngo dore cya kindi ngo dore bya bindi. Tuba turi mu kazi, aka ni akazi dukora ka buri munsi, ni akazi dukora kugira ngo dushimishe abafana bacu kandi ikindi tunabone n'ikidutunga. Bityo rero abafana bacu ibibera mu rugo harimo ibintu byinshi, harimo ababosi, harimo abakozi, harimo abazamu, harimo ibigiye bitandukanye. Buri wese rero yisanga mu bibera mu rugo, azibonamo kandi yisangamo ubuzima bwose burimo. Bityo rero abafana bacu reka akana akagaruka nyuma y'ibi ndetse tuzakomeza ni film ikomeza ni season ni series tuzakomeza. Murakoze abafana bacu nakagaruka kandi turabakunda cyane. Yari Mr Kiduke ndetse na Mr Pato. Akana akagaruka. Bye bye na hejo. Ciao ciao. Aho kukazogera aho kuri like comment uvuze subscribe share aho ngaho like aho kukazogera aho ngaho. Yes.